Ellen G. White ni muntu ki? Kuki uyu mudamu agaruka mu nyigisho z'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ku isi? Nge ni Giovannis Nkurunziza. Iki ni ikiganiro Inzira Nyakuri, ikiganiro kigaruka ku mateka n'ibyaranze itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi uhereye kera kugeza none. Mbahaye ikaze. Amazina yiswe n'ababyeyi be ni Elena God Harmony. Yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 23 Ugushyingo mu mwaka w'1827. Yaje gusinzira ku itariki 16 Nyakanga mu mwaka w'1915. Uyu nguyu nyuma yaje kumenyekana ku izina rya Elena White kubera ko yashakanye na James Stringer White, bituma yitwa Elena White, bituma amenyekana ku kazina ka Elena White agakuye ku izina ry'umugabo we James Stringer White. Ubusanzwe ga yandikwa mu mpine, bandika Elena G. White, ni Elena Gold White. Elena yavukanye n'impanga ye Elizabeth M. Benzi, babyawe na se Robert na nyina ya Eunice Harmony. Elena God Harmony yamenyanye na James Stringer White mu mwaka w'1845. Baje gushakana mu mwaka w'1846. James yamukundiye yuko ari umuntu wiyeguriye Yesu kandi akabona ari umuntu wavuganaga n'Imana by'ukuri. James na Elena babyaye abana 4 b'abahungu, ariko 2 muri bo nibo baje gukura kubera ko umwe yapfuye afite amezi 3, undi apfa afite imyaka 16. Elena nufatwa nk'inkomoko y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ku isi kuko niwe wadukanye inyigisho za Kidive zamamazaga isabato, Sabbatarianisme, kubera ko ibitabo bya Elena G. White yanditse n'uburyo yamamaye mu kwigisha inyigisho za Kidiventiste. Semi Simeon Magazine yaje kumushira mu bantu batazibagirana mu mateka y'ibihe byose bya Amerika. Uyu mugore amateka agaragaza ko yagize amayerekwa 200 yerekeye ibizaba mu isi. Aya mayerekwa yemejwe n'Abadiventiste ba kera ndetse n'abambere, kandi n'abungubu barayemera yose, ndetse bemera ko ubuhanuzi bwe buhamya ukuri kugaragara mu gitabo cy'ibyahishuwe. Mu bitabo bikubiyemo ubuhanuzi bwo kurangira kw'isi no kugaruka k'umwami Yesu nk'uko abakristo tubyizera mu mahame agenga itorero ry'Abadiventiste ku isi, avuga ko imwe mu mpano za Mwuka Wera ziranga itorero ari ubuhanuzi. Bakongeraho ko ubwo buhanuzi bwagaragaye mu nyigisho za Elena G. White. Nk'intumwa y'Imana, inyigisho za Elena G. White zagiye ziteza impaka mu bihe byinshi bigiye bitandukanye kuko yandikanaga umwuka usa n'unenga atunga agatoki Kiliziya Katolike, anenga inyigisho zayo. Urusobe rw'izo nyandiko rwiswe Great Controversy Theme. Wabyita ko ari nk'insanganyamatsiko yagarukaga ku ivuguruzanya rikomeye, byose bikagaruka ku bugorozi bukomeye bwagororaga ibyari byaraguritswe na Kiliziya Katolike. Muri urwo rusobe rw'izi nyandiko harimo igitabo yise Great Controversy. Iki gitabo cyamenyekanye mu rurimi rw'Ikinyarwanda nk'intambara ikomeye. Iri jambo intambara ikomeye riba rishaka kwerekana intambara ivuguruzanya riri hagati ya Kristo na Satani. Mu mwaka w'1858 nibwo yagize iyerekwa byamusabye kwandika igitabo cye yise intambara ikomeye. Icyo gihe ngo yeretswe Kristo n'abamarayika barwana na Satani, intambara ikomeye yo kwegukana muntu. Ubwo Elena G. White yari afite imyaka 9 y'amavuko, yakubiswe ibuye ku gahanga. Ubwo yari agiye ku ishuri, iryo buye ngo ryaramukomerekeje cyane ngo ku buryo aribwo bubabare yagize igihe cyose mu myaka ye kuva avutse. Nyuma ngo yaje gusanga nyamara iryo buye ari intandaro yatumye amenya Yesu akamusanga.
ngo akimara gukubitwa iryo buye nta kindi yakoraga uretse kwiyegurira Yesu. Hanyuma ubwo yari afite imyaka 12, ababyeyi be bamujyanye mu itorero ry'abametodiste. Yagombaga kumaramo igihe kinini. Icyo gihe ngo ageze muri ayo materaniro nibwo yabonekewe n'Imana, iramuganiriza mu iyerekwa maze imusezeranya ko igiye kuzamuha amahoro. Nyuma yaje kujya mu materaniro yari yarabwirijwemo n'umugabo w'umugorozi witwaga William Miller. Uyu ari no mu bitabo bye. Muri ayo materaniro ni nabwo yumvishe ijwi rimubwira ko ari umunyabyaha kandi ko natihana azapfana ibyaha akabura ubugingo buhoraho. Kuva icyo gihe ngo yabuze amahwemo mu mutima we. Hanyuma ku itariki 23 Kamena mu mwaka wa 1842 yiyeguriye Yesu, abatizwa mu mazi menshi, abatizwa na John Robert, maze asiga ategereje Kristo kazaza kamujyana. Icyo gihe ngo yahise abona amahoro mu mutima we. Kugaruka k'umukiza Yesu ndetse n'inyigisho ze, ibi nibyo byatumuhatirije kwiyegurira Yesu. Gukurikiza inyigisho za William Miller byatumye umuryango we wose uva mu itorero ry'abametodiste bayoboka inyigisho za William Miller, wari waratangaje iby'ibihe by'ivuguruzanya n'ubugorozi. Yakunze kwandika agaragaza uko itorero rikwiye kwitwara mu bihe by'umperuka, kandi akavuga ko kwizera nyakuri gushingiye ku mucyo mushya Imana yerekanye. Mu bihe bye yagiye agira inama abantu kudatungwa n'ibiryo bihumanye, ahubwo bagatungwa n'imbuto n'ibyo kurya by'umwimerere, bagakunda amazi menshi kandi bakirinda itabi. Icyo gihe yavugaga kwirinda itabi, nyamara abaganga ntibari bakagaragaje ko itabi ari ribi ku buzima bwa muntu. Abahanga ntabwo baribuzanyaga, ahubwo ntibari bazi n'ingaruka zaryo ku buzima bwa muntu. Ubushakashatsi ngo bwagaragaje ko itabi ari ribi. Ellen White yarabibonye kera, yaranabibwiye abantu. Ellen G. White ni nyirakuruza w'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, wabyawe n'ibibwirizwa by'umugorozi William Miller w'umunyamerika. Byari byarashingiye ku bimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Nyuma y'uko umugabo we apfuye mu mwaka wa 1881, Ellen G. White yakomeje umurimo we w'ivugabutumwa. Asinzira mu mwaka wa 1915, ashingurwa iruhande rw'umugabo we muri leta ya Michigan, aha ni muri Amerika. Ni naha ngaha dusoreje iki gice cya mbere cyagaruka ku mateka n'ibyaranze ubuzima bwa Ellen G. White. Tunabararikira kuzakurikirana ikiganiro kigaruka ku nama yagiye agira itorero ndetse n'ingingo zigaruka ku mibereho n'ubuzima bwe. Twakwibutse ko iki kiganiro kiramutse kigucitse wagisanga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Kuri YouTube wandikamo Giovannis Nkurunziza Inzira Nyakuri, ikiganiro kigaruka ku itorero ry'Abadiventiste, ugahita ubibona. No kuri Instagram wandikaho Giovannis Nkurunziza Inzira Nyakuri @.com, ndetse no kuri WhatsApp na Facebook n'ayo mazina wandika. Mukomeze kugira isabato nziza, Imana ibarinde. Njye na Giovannis Nkurunziza ndabashimiye.